iki uyu munsi ubuzima bwa Nyambo bwabaye igicuruzwa kuri social media? Habaye iki? Kuki abantu barimo kugenda bari kunyuma ya Nyambo bamubwira nabi, bamuharabika ngo arimo kunuka? Ubundi uyu muntu ashinzwe iki? Agamije iki? Abarimo gukora kuri iyi nkuru ya Nyambo n'abarimo ababyemeza nabonye kuri social media mu kanya, mwebwe murunguka iki muri bino bintu? Murakoramo iki mwa bino bintu kweli? Ubuzima bwa Nyambo mwabugize igicuruzwa kuri social media ahantu hose ngo arimo kunuka. What? Ibi ni biki murimo gukorera undi mwana? Uku ni uko mwica ahagaze. Ibi ntabwo ari byo rwose, ni uguharabika umuntu. Ntabwo iyi mico ari myiza ku banyarwanda. Never, ntabwo ari byiza. Muri iyi minsi Nyambo ntabwo social media ntabwo imereye neza. TikTok, Instagram, ahantu hose birababaje cyane kubona uyu munsi hari abantu bagiharabika bagenzi babo. Ni gute umwana w'umukobwa aharabika mugenzi w'umukobwa ngo arimo kunuka kweri? Munyumvira namwe ibyo bintu. Biri guterwa n'iki rero uyu munsi? Iki kirimo kubitera? Habaye iki? Ese Nyambo arimo kubyitwara amate? Muri iyi minsi no muri aka kanya turimo kuvugana, mbonye ibiganiro birimo gusohoka bivuga kuri aya makuru cyangwa se kuri izi nkuru zivuga kuri Nyambo, aho barimo kuvuga yuko uyu mukobwa ngo anuka. Ariko mu by'ukuri iyi nta content irimo pe, iyi nta nkuru irimo rwose. Ariko nibaza umuntu utanga interview ku mukobwa muzima ugenda agasabya mugenzi we ngo aranuka. Njye nshaka kubabwira yuko buriya ku mwana w'umukobwa cyangwa ku gitsina gore kunuka kwabo dore biregeranye gutya. Bisanga mwongeye buri munsi kandi buri kanya mukora amasuku kuko kunuka kwanyu biregeranye pe. So ntabwo numva ukuntu rero wowe wifata n'umukobwa ugenda usibye mugenzi wawe ngaranuka. Urimo kubibwira abandi, urimo kugira se basi ntazabona umugabo se, urimo urasenya ibyo yubatse se. Ahubwo ntekereza yuko uyu muntu wavuze ngo Nyambo aranuka ntabwo arimo gusenya ibyo yagezeho, ntabwo ari gusenya ibyo yubatse cyangwa se ibyo azageraho, ahubwo ni ukumwicira umutima, ni ukumwica ahagaze. Kuko ntabwo uri buvuge kugira ngo views na subscribe bigabanyuke, no. Ntabwo uri bukore kugira ngo iterambere afite ngo rigabanyuke, no. Ahubwo urashaka kumusenya, urashaka gusenya umutima we mw'imbere ngo usenye yiburiye icyizere. Urashaka kumuzima bigize mu kutiyakira no guhangana n'ibibazo nyine urimo kugenda umucishamo. Uyu munsi umuntu abona hari urwego umaze kugera rw'iterambere runaka, akashengura umutima wawe, akabona ntiyakwica mu buryo bw'amafaranga, akabona ntiyakwica mu buryo bw'ibitekerezo, akabona ntiyakwica mu buryo bw'inshuti, akica umutima wawe noneho. Kandi akawica akoresheje ikintu kiri bugushengura umutima. Umuntu muzima kuvuga mugenzi we ngaranuka, iyo nta content irimo, nta makuru arimo, nta bunyamwuga burimo. Ibyo bintu biri nonsense, biri illogical. Ntabwo aribyo rwose. Ese ni sarcasm, ni satire? Ni iyihe literature urimo gukoresha muri aka kanya ku buryo ufata mugenzi wawe ukamusebya ukamuharabika w'umukobwa, nubwo yaba ari umuhungu, nubwo yaba ari umuntu utazwi, umuntu usanzwe umuturanyi wawe? Birababaza cyane kandi bihanirwa n'amategeko. Icyo nzi cyo umuntu wabikoze hakorwa iperereza kugira ngo uyu muntu azagere gute, azabazwe impamvu yabikoze, abenebwe n'amategeko. Cyakora Nyambo njye reka nze nkubwize ukuri pe, mba nkubwize ukuri. Nugira umuntu n'umwe usubiza cyangwa wisobanura ku bintu barimo kuvugaho. So reka nikaze mwese abakunzi bacu rero, by'umwihariko abakanze subscribe, abaduha comment, abakora like ndetse na share bagasharinga abandi. Mwese mbaye kazana ku intangarugero impact mu kiganiro intangarugero, aho tunenga kandi tukanigisha tukanahugurana mu byatugira intangarugero, mu byatugirira iki umumaro. So rero ndakubwira ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, niba ari ubwa mbere none urimo kundeba kuri channel yacu, reba aho hasi ukore kuri subscribe, ukore like ndetse uduhe comment z'uburyo wumva ibi bintu niki cyakorwa. Ese ugire inama Nyambo, ugiye icyo umubwira, ugiye icyo ubwira abadukurikiye. Ukeneye ikiganiro uraduhamagara kuri nimero zanga muri description. Ariko mbere yuko wenda ukomeza, kanda aho ngaho kuri subscribe, kanda kuri subscribe, uzamure umuyoboro wacu, uzamure umurongo wacu, bityo ibiganiro byiza bikugeraho 5 kuri 5. So reka nkomeze rero, nakomeje kumva abantu batandukanye barimo kugenda bagaruka kuri Nyambo ngo aranuka, ngo hanyuze stink. Ntindutanuka ariko ubundi ikambabaza, ariko dukora isuku buri munsi, ntindutanuka. Ninde ubyuka arimo guhumura muri mwebwe? Ninde uva muri toilette arimo guhumura muri mwebwe?
Ninde uva muri toilette arimo guhumura cyangwa arimo kunuka muri mwebwe ninde? Ninde ubyuka arimo guhumura muri mwebwe ninde? Ninde ukora siporo agahumura se ninde? Ninde mumbwize ukuri, ninde ukora siporo akagenda ahumura? Ninde? Ko n'imodoka ushaka kuyigendamo ugahura n'umwotsi ukinjira mu birahuri cyangwa se n'iki ukayisohoka murimo kunuka kandi winjiyemo ameze neza. Ni iki? What? Cyangwa se ukicarana n'umuntu carbon dioxide yarenze, hagatuma nawe ugenda uri kugira gutse cyangwa uri kunuka. Hari n'ibiryo ushobora kurya bikarema gaze mu nda, ukajya imbere y'abantu ugasanga ufite impumuro mbi ituruka mu mazuru. So kunuka n'iki? Iyo nta nkuru irimo. So ni gute umuntu yifata rero akavuga mugenzi we ngo arimo kunuka? Ugamije iki? Ikintu cya mbere nshaka kubwira abadukurikiye, uyu muntu wavuze ngo Nyambo arimo aranuka, ntabwo Nyambo washakaga kumuca intege. Icyo ni kimwe. Ntabwo washakaga kugabanya subscribers cyangwa se views ze, ntiwashakaga wenda ko Nyambo agira ubundi bwigunge runaka, ahubwo mbona ikintu nyamukuri warashatse kumwicira umutima, urimo uramwica ahagaze. Kuko iterambere afite ntabwo ugiye kurigeraho, ahageze ntabwo ugiye kuhagera, ahubwo icyo ushaka ni ukumwicira umutima. Iyo umaze kwica umutima w'umuntu na bya bindi yaratunze nta mumaro nta munezero abibonamo. Ngiyo mpamvu rero mwamuharabitse, ngiyo mpamvu haramuvuzeho nabi. Uwo muntu arimo kumuvugaho nabi, arimo kumarika kugira ngo yangize umutima we, maze ibyo amaze kugeraho n'ibikorwa bye ntakomeze kumva icyanga cy'ibyo amaze kugeraho. Gusa icyiza ni uko Nyambo nawe yamaze kumenya impamvu y'ibingibi byose. Umuntu akavuga nawe kugira ngo umunezero ufite utangire kubihire, akica umutima wawe, kuko ibyo wagezeho nta buryo afite bwo kugira gute bwo kubisenya. So nakubwira ngo rero muri amasaha nkurikiye, Nyambo ubuzima bwe bwahindutse igicuruzwa kuri internet, abantu bose barimo kugenda bamuvugaho, ariko kunuka ni ibintu biri normal. So na Nyambo umva nkubwire, ntugire umuntu n'umwe usubiza ngo mwisobanureho ku bijyanye n'ubuzima bwawe buri private. No, ntabwo ari byo. Ntugire umuntu n'umwe usubiza cyangwa se ngo interview ngo ndumva ameze uku ngo baramvuze urimo. No. Uyu muntu wavuze ibi bintu ahubwo twebwe ubwacu n'abandi bose bamuzi cyangwa se barimo kumukeka kuko akekwaho, uyu muntu kigaragara cyo abantu ntibamenye uwo ari we. Iyo uvuze amagambo mabi tumenye uwo uri we, niyo uvuze ameza tumenye uwo uri we. Hari uvuga ameza ariko ugasanga arimo gusasira ikibi nk'uko abantu bavuga ngo ni igihu gisha igihunyira. So rero nababwira ngo uyu muntu bivuze, ngewe ubwanjye ntabwo mucira urubanza, nta nubwo mwanza nabwo mutuka, ahubwo ikosore. Ntabwo kumenyekana kuba ikirangirire, ntabwo ko umwana mwiza ari gushyira ubuzima bwa mugenzi wawe hanze.